Ese ukunda football cyangwa wikundira basketball? Tugufitiye inkuru nziza. Kanda subscribe ubundi ukurikirane highlights za match zaraye zibaye mu Rwanda, mu Bwongereza, muri Espagne no ku isi hose. Kanda subscribe kuri channel dukomeze tuguha amakuru yizewe. Ibi video mwigishwa n'abafollowers 1000 ku munsi kuri Instagram. Urabona ko yongeyeho umwe, babaye maje kuba babiri, babaye batanu, babaye batandatu, bamaje kwiyongera, babaye batandatu bamaje kwiyongeraho, bamaje kuba 70, barakomeza bakiyongera. Ureba neza n'amaso yawe ntago ari ibihuha. Bavuye kuri 61 bamaje kuba 83, babaye 84, barakomeza bakiyongera. Reba total followers nyisengira 99 nurutse kuri 61. N'ubu ngubu baracyaza. Nakubwiye ko basi bagomba nko kugi nk'ijana, dore riruzuye nkuko nabikubwiye. Expert KGL Tech, twizere ko mumeze neza. Twongeye kugaruka tubazaniye ukuntu wabona aba Instagram followers 500 ku munsi, bitari ibihuha, bikora neza. Witeguye kubabona? Nugira aho ujya ndaje nkwereke uburyo bikorwamo. Icyambere waba ukeneye niki? Icyambere waba ukeneye niki kugira ngo ubone aba followers 500 ku munsi? Nta bintu by'ibikabyo, nta bintu byo kubeshya. Ibi ngibi ni ibintu bigaragara ngiye kukwereka. Ikintu cyambere ukeneye ni ukuba ufite iminota 15 ugiye kuniza ngakorwa ukuntu bikorwa. Icya kabiri ukeneye ni ukuba ufite application yitwa Neutrino Plus, iyo ngiri kubona kuri screen yawe. Icya gatatu waba ukeneye ni ukuba ufite smartphone Android, ubundi nawe ukabona aba followers 500 ku munsi. Niba ibyo byujuje, reka dukomeze nkwereke uko bikorwa. Icyambere ngiye kukwereka ni ahantu wakura application iyo ngiyo nakomeje kuvuga bita Neutrino Plus. Urajya kuri Opera cyangwa indi browser ukoresha, sinzi, ishobora kuba ari Chrome, ishobora kuba ari indi browser yindi ukoresha. Ikintu urakora, urajya muri Google search, wandike Neutrino nk'uko nguko ndi kubyandika, nago iba kuri Play Store. Neutrino nk'uko ndi kubyandika, gusaba ngo nusigare Neutrino Plus Epic download nk'uko ndi kubyandika. Ndagusigira link muri description naho hasi, niho ndimo kukubwira. Ubundi usacinge naha hambere, urabona handitse Neutrino Plus, urahakanda, urindire ho gatoya. Dore ngi aha handitse download free, urahita ukanda handitse download Epic, ubundi downloading. Numara ku downloadinga Neutrino Plus, icyambere urabugishoje, turaba tugiye ku cya kabiri. Iyo urangije kushyiramo ku downloadinga Neutrino, tuhita tujya ku install. Ujya muri file manager yawe, aho ibintu bijya iyo ubidownloadinze, ukareba application ya application to downloadinze bita Neutrino
please urayestara, install, urindiraho akanya gato igihe iri kujyamo, ubundi ukahita ufungura data. Ngiye kubanza nkwereke Instagram yanjye mbere yo kongera aba followers kugira ngo nze kukwereka ko nta gihuha, ko ibi bintu bikora neza. Iyi niyo Instagram yanjye. Ifoto ifite like nyinshi, ifite like 34, iyindi ifite like imwe. Urabona ntago ari byiza cyane. Noneho ngiye kongera aba followers, nongere like. Urabona ko mfite aba followers 61 nibo ba followers mfite. Urahita ujya kuri application yacu ya yindi nakubwiye yitwa Neutrino Please, ya yindi tumajije gushyiramo. Uyifungure nk'uko ufungura izindi application bisanzwe, ubundi ukande aha handitse sign in. Urakanda aha handitse sign in, urindireho igihe gitoya gishoboka, ukomeze ukande ibyo bari kukwereka. Confirm entrance, kande yes, ubundi ushyiremo username ya Instagram yawe uko usanzwe winjira muri Instagram nta gihindutse. Ubundi usubizemo password usanzwe ukoresha, ukande login nk'ibisanzwe. Numara kugera muri Instagram yawe, urahita ukanda aka kantu kari aha hejuru kandi kukwereka kagatiki. Twageze aho magic zibera, aho ukorera, aho ubonera aba followers. Icyo usabwa rero ni ukureba. Urabona aho turi, iyo urangije gukanda kagatiki nakweretse uhita wisanga ahangaha. None urabona aho turi kuri aka kantu kanditse gallery mu mafoto, uhita ukavaho ukahita ukanda handitse star, ari akantu k'akanyenyeri, ukagatikinga ukagakandaho. Ubundi ugahita ukora ibintu byo gukora, ukanda handitse subscribe no gufollowing, ugafollowinga. Wamara gufollowinga umuntu ugasubira kuri Neutrino ugafollowinga undi, urakomeza ugafollowinga kugira ngo uzamure izi Kristo. Izi ngizi ndi kukwereka anga nizo bavunjamo aba followers. Urakomeza ugafollowinga, ukomeza ugafollowinga, nucike intege, wowe ukomeza ufollowinga, ugire nka Kristo basi wenda nka 400. Urafollowinga gakeya witonze, ugafollowinga aba bantu ngiye kukwereka. Nkubwira ko gukora unfollow ntago byemewe keretse iyo uzi ko utazongera gukoresha iyi application. Iyi application itanga aba followers benshi cyane. Aba bantu bose urabona ko nta muntu n'umwe uri follow more than, abenshi bafite muri 3, abenshi ni mu 1000. Nawe rero ni iminsi mikeya ukahita unganya nabo cyangwa ukabarusha bitewe n'ingufu uzashiramo. Ukomeza ukanda follow. Urabona ko tumaje kugira Kristo 150. Urakomeza ugakanda follow. Urakomeza ugakora follow. Urakomeza ugakora follow. Ntuzigere na rimwe ukora unfollow keretse uzi ko utazongera gukoresha iyi application. Wirinda gukora unfollow. Urakomeza ugakora follow. Nakubwiye ko dukeneye byibura zile ya Kristo basi 300 wenda na 50 gutyo,
kugira ngo tubone umubare runaka w'aba followers. Aba followers 100 baba bangana n'izi Kristo 300 n'ibirengaho 350. kandi followinze umuntu umwe ubona Kristo 8, ubona ari amabuye 8. turakomeza dukore follow ariko dukomeza kwigwizaho Kristo. ni ibintu byoroshye ariko bisaba kuba ufite igihe bitewe n'icyo ushaka nyine. ndakeka ko ibi bidakomeye cyane. urakomeza ukore follow kugira ngo ukomeze kugwiza Kristo. urabona ko tugeze muri Kristo 254. urabona ko bya bintu birihuta cyane. wowe urakomeza ukabona Kristo, ubundi nitumara kugwiza umubare dukeneye ndahita nkwereka noneho ukuntu izi Kristo uzibyazamo aba followers. ntucike intege, ni ibintu byoroshye nawe wabikora. ubaye ufite umwanya wazajya ubona aba followers byibura 500 igihe waspendinze isaha imwe yonyine ukora ibi bintu ndi gukora. aho udasobanukiwe wemeye kumbaza muri comment. birakora cyane. upfa gushyiramo agatege ubundi nawe ukomeze wibonere aba followers. urakomeza ukagira, dore tumaje kugera, turi hafi kugera umubare nshaka kuzuza runaka. turi hafi. Okay, ndakeka umubare nashakaga tuwugeze. noneho ukuntu ubyazamo izi Kristo aba followers ngiye kubikwereka. reka tubanze twongeye dusure Instagram yacu kugira ngo nihagira impinduka ziba nazo uze kubona ko ntacyo twibeshyeho, biri gukora neza. turasubira kuri Instagram yacu turebe aba followers dufite aba followers 61 nibo ba followers dufite. tugiye kubongera rero. turasubira kuri ya application, twahageze kuri ya application yacu ya Neutrino yongera aba followers. noneho ikintu uhita ukora kugira ngo ubone aba followers bawe, uhita usubira kuri ka kantu kanditseho star. urakabona aka kantu ka star, noneho uhita ukandanga click start gaining followers. ahanga urahita uhakanda, ubundi ukande okay. urakanda okay, urindireho gato, dore bari kukubwira please wait. byabaye success bivugwa ngo aba followers bari kwiyongera. reka tujye kuri Instagram kugira ngo turebe koko niba batari kutubeshya. urabona ko yongeyeho umwe, bamaze kuba babiri, babaye 5, babaye 6, bamaze kwiyongera, babaye 6 bamaze kwiyongeraho, bamaze kuba 70. barakomeza bakiyongera. ureba neza n'amaso yawe, ntago ari ibihuha, ahubwo ni ibintu biba biri gukorwa n'amaso yawe. ako kanya bakomeza biyongera, kandi ni aba followers banyabo. barakomeza biyongere, basi wenda baragarukira ku 100. urabona ko bari kwiyongera, urabona ko bakomeza kwiyongera, urabona ko bakomeza kwiyongera. barakomeza bakiyongera, wenda barahagararira wenda nko ku 100. nagiye connection iba nkeya bigasa nkaho bistakinze, ariko barakomeza bakiyongera ntugire ikibazo.
murabona ko bamaze kuba 83 barakomeza bakiyongera bavuye kuri 61 bamaze kuba 83 babaye 84 barakomeza bakiyongera. Reba total followers nyisengira 99 nurutse kuri 61. N'ubu ngubu baracyaza. Nakubwiye ko basi bagomba nko kugi nk'ijana, dore riruzuye nkuko nabikubwiye. Ntago ari ibihuhwa, ahubwo ni ibintu bikoretse bikorwa neza 100%. Nugira aho ujya rero nkwereke n'ukuntu wakongera likes zawe zikaba nyinshi cyane. Nugira aho ujya nabyo ndabikwereka, noneho ukomeze kuryoherwa na IG ufite aba followers bashyitse, ugira likes nyinshi, ukomeze utwike IG. Nugira aho ujya rero nkwereke n'ukuntu wongera like. tugiye kongera like. Se tukongere like yihe foto? Reka dushake ifoto ifite 0 like cyangwa ifite like imwe. Dore nk'iyi foto ifite like imwe. Reka dusubire no kuri Instagram nkwereke ko ifite like imwe yonyine. Reka dusubire IG, urabona ko birangiye mfite aba followers 104. Dore twongere kuri iyi ngiyi ifite like 3. Tugiye kuyitumbagiza muri like. Muriteguye? Twagiye dusubire kuri application yacu yitwa Neutrino. Nitugera muri application yacu ariyo Neutrino Plus, ngiye kukwereka ubundi buryo rero wakongera Kristo ushobora kuzongera ulikinga abantu. Ushobora kuzongera ulikinga ifoto y'umuntu kuri IG. Ushobora kuzongera ulikinga umuntu kuri Instagram, cyangwa ukongera ukaza ukanikorera ibi ngibi, ugakomeza ugakanda follow. Ugakanda follow. Ngiye kukwereka ubu ngubu noneho tugiye kongera like. Ukuntu noneho wakongera like, naho dukeneye nka Kristo nka 200 wenda ngo nkwereke ukuntu ongera like. Ni ibintu biba byoroshye cyane. Urakomeza ugakanda follow. Urakomeza ugakanda follow. Arahanditse subscribe, abari byo bita follow. Urakomeza ugakanda follow. Ugakomeza ugakanda follow. Ugakomeza ugakanda follow. Ugakomeza ugakanda follow. Mwibutsa ko tugiye kongera like. Ugakomeza ugakanda follow. Ushobora kugera like 200 mwisegonda. Ntago ari ibintu bikaze ukoresheje ubu buryo ndi kukwereka. Ahanga ari abantu baba bafite aba followers benshi kandi bakuye kuri iyi application. Reba nk'uyu afite 10k z'aba followers. Nawe byakubera man. Uyu afite 88k z'aba followers, kandi n'ahandi baba bakuye ni kuri iyi application. Icyo usabwa no gushirika ubute, ubundi ugafollowinga abantu nawe bakagukora follow back. Mwibutsa ko unfollow ntago yemewe keretse iyo uzi ko utazongera gukoresha iyi application. Ubishyire mu mutwe wawe, never ever ntuzigere ukora unfollow keretse niba uzi ko
utazongera uzabuze ko usezereye gukoresha iyi application. Katurebe like Kristo 150 like zaduha like 118. Iyi foto yari ifite like 3 ishobora kwitigira like 18 n'izirengaho. Kristo ziracyari nkeya. Iyo ushatse ujya ahangaha noneho ugakanda like ku mafoto y'abantu, naho urakomeza ugakanda like bakiloadinga undi, naho ukamuha like ugakomeza gutanga like imwe ingana na Kristo enye. Ukomeza gutanga like ugakomeza gutanga like waribwo ukomeza kuzamura ziriya Kristo, ugakomeza gutanga like ariko ukomeza kuzamura Kristo, ukomeza gutanga like ariko uzamura ziriya Kristo. Ubu noneho Kristo zacu zishobora gutanga like 20. Dushatse twakomeza tukazamura Kristo zacu kugira ngo tubone like nyinshi. Twakomeza tukazizamura noneho tukabona like nyinshi, ariko reka tutsindire ziriya 20 nazo nta kibazo. Iyi foto yari ifite like 3 igiye kwitigira like 23 aka kanya wirebera. Ukanda OK bakakubwira please wait. Iyo babaye success na hariya yabaye success, katujye kureba koko niba naho bibaye success nkuko babitubwiye. Dore ya foto yacu ngiyi ahangaha, like izo zatangiye kuza, imaje kugera 19. Like zatangiye kwiyongera, imaje kugira 19, imaje kugira 20. Urabona ko bya bintu nta bintu byo kubeshya birimo, ni ibintu bikoreka ako kanya wirebera n'amaso yawe. Urazibona ko like 20 zarangiye kuzura, urazibona ko 20 zagiyeho. Gusaba gukomeza gukora subscribe, nkakomeza kukugezaho ibintu byinshi by'ubwenge, ibintu byinshi bigezweho. Iyi application komeza uyikoreshe, uzabona aba followers ugereho ubahage. Pfa kuba wemeye gutanga igihe cyawe na mega nkeya zishoboka. Tuzasubira ubutaha, Imana ibarinde.